Ndagusuhuje, jyewe ndi MC Rubangukana bigwi nk'ibisanzwe, ngwino dutemberane mu ishyamba, ngwino wirebere ese ubundi iyo bavuze intare wumva iki? Yite umwami w'ishyamba cyangwa se umuyobozi w'ishyamba. Iyi ngiyi iyo irakaye, iyo isakuje, iyo ivuze cyangwa se kuvuga kwayo icyo bita gutontoma, iyo itontomye ishyamba rirahungabana ndetse kandi ugasanga ibibazo byabaye ibibazo mu ishyamba. Umwami w'ishyamba rero nta wundi n'uyu nguyu, twaramwombokeye tumufata ifoto nk'iyi ngiyi, gusa ikigaragara cyo iyi ntare irashaje cyane, igeze mu zabukuru. Benshi cyane mukunda kwibaza muti ese intare buriya niyo nyamaswa iba mu ishyamba ifite ingufu gusa? Oya, niba witegereje neza ubonye hariya iyo bita nanone ingage, nayo ni inyamaswa cyane ikunze kugaragara nk'inyamaswa yagira uburakari, gusa nanone zibaho mu miryango zibaho nk'uko abantu babaho, ndetse kandi aho ziri zigakundirana cyane, yaba intare cyangwa se n'iriya nyamaswa nkweretse bita ingage. Inyamaswa cyane cyane y'intare uretse kuba ari igira uburakari, bizwi yuko buriya cyane cyane intare y'ingore ariyo iba igira umujinya cyane kurusha intare y'ingabo, cyane ko akenshi buriya intare z'ingore akenshi ari nazo zihiga cyane, maze intare z'ingabo zikaba arizo zica. Naho mu gihe kandi dusanga ingagi nazo buriya mu miryango zibamo, iyo twakwita nk'ingabo ariyo iba ishinzwe, cyangwa se iyo twakwita nk'umugabo mu rugo, niyo imenya buri kimwe cyose, ndetse kandi ikaba ari nk'umutware. Niba neza uzi uko umugabo yitwara mu rugo, niba uzi neza inshingano z'umugabo mu rugo, iyi ngagi nayo niko yitwara mu muryango wayo, ikamenya ko yabyaye, ikamenya ko ifite abana, ndetse kandi ikamenya ko ifite n'umugore. Ingagi ziba mu miryango cyane cyane, ariko niba waritegereje neza uko imiryango ibana, gusa wenda ntabwo twayigereranya n'imiryango y'uyu munsi, kubera yuko abantu uko tubanyeho akenshi usanga hari ubundi buzima, cyangwa se hari imimerere cyangwa imyifatire tutagirana. Urukundo hagati yacu, umuntu umwe ashobora kuba yahohotera undi, ariko kuri izi nyamaswa ntabwo ariko bimeze, kuko uramutse ukoze ku cyana cy'ingagi byonyine kikagira ikibazo, cyangwa se kikabwejagura, cyangwa se kigataka, icyo gihe ingagi zose zishobora kuba zagukoraniraho. Mu by'ukuri ingagi y'inyembaraga iramutse igufashe ntabwo ushobora kuyikura, ni kimwe n'intare. Intare nayo yamaze kugira uburakari, yamaze kugusanga mu cyanya cyayo, bivuze ngo ubwo ngubwo kaba kakubayeho mu gihe udafite ubundi buhungiro. Gusa akenshi na kenshi nk'uku nguku iyo abantu basuye parike baba bari kumwe n'abantu bamenyereye iby'ubwo bukerarugendo, bagenda baberekera, akakwereka inzira uri buze kunyura, ndetse kandi baba bafite n'imodoka zabugenewe baba bateye imiti, bityo bakabasha kugenda bagasura ibi byanya biba birimo izi nyamaswa. Mu by'ukuri iyo witegereje neza usanga mu Rwanda hari inyamaswa nyinshi cyane kandi udashobora gusanga ahandi. Urugero nk'ingagi urebye neza ushobora gusanga ku isi yose ibihugu byaba bisigayemo izi nyamaswa zaba ari nkeya. Ntabwo ari izo ngizo gusa, kandi ngira ngo hari n'indi nyamaswa murimo kugenda mubona, bamwe bakunze kuyita ingurube y'ishyamba, ariko iyi ngiyi ntabwo ari ingurube y'ishyamba, ahubwo niwitegereza neza uraza gusanga nayo ari indi nyamaswa nini cyane ijya kumera nk'ingurube. Ese wakwibaza ngo uti iyi ngiyi bayita ngo iki? Si yo gusa, kandi iyo ukomeje imbere uhabona n'indi nyamaswa iri mu mazi, ntabwo ari ingurube ahubwo ni imvubu. Izi ngizi nazo ni inyamaswa usanga nazo ziri mu byanya bimwe na bimwe biri mu Rwanda. Izi nazo ni inyamaswa zibaho nk'imiryango, ndetse kandi mu buzima zibamo zigatora abayobozi. Iyo zibayeho aho ziri haba hari inyamaswa ziyobora, kandi inyamaswa iziyoboye nayo ugasanga irubashywe cyane n'izindi nyamaswa. Inyamaswa akenshi na kenshi nubwo twe tuzita inyamaswa, ariko burya inyamaswa zibaho nk'izifite ubwenge. Uzasanga inyamaswa zimwe na zimwe zibumbiye mu miryango zibayeho nk'ikiremwa muntu, usange zifite abayobozi,
guhera kuri mudugudu kugeza kuri perezida. Izi nyamaswa iyo uzitegereje neza aho ziba ziri mu ishyamba nazo zirubahana guhera ku nto kugera ku nkuru, ndetse kandi zikubahirana uko ziri, bityo zikubaha inkuru, zikubaha intoya kandi zikabana neza. Ziratabarana iyo imwe yababaye n'izindi zirababara, kandi niba imwe yapfuye n'izindi nazo usanga ziri ku kiriyo zifite agahinda. Inyamaswa rero zo mu ishyamba nazo hari izibayeho nk'abantu, gusa nanone ntabwo bikora yuko hari n'izindi zibayeho nanone zibagirwa. Gusa nanone inyamaswa n'indi bimeze kimwe mu bwoko bwayo, tuvuge niba ari inka ku yindi nka uba usanga nyine zumvana kandi zibayeho neza. Niba ari ihene ku yindi ugasanga ihene ikunda indi hene, ugasanga zirakundanye. Ariko bidakora ko hari n'izindi nyamaswa nazo zibaho mu miryango nk'uko tubona abantu baba babayeho. Nawe nagushishikariza rero kuzagira gutya ugasura ibyanya bimwe na bimwe birimo inyamaswa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hari ahantu henshi cyane nko mu Kagera, nko muri Nyungwe, hagiye harimo inyamaswa nyinshi cyane, ndetse kandi wajya no mu birunga ukahasanga ingagi. Mbega mu Rwanda hari inyamaswa nyinshi cyane z'amoko menshi cyane. Nawe ushobora kugenda ugasura ukareba, ndetse kandi ugasobanurirwa byinshi ku mibereho y'izi nyamaswa, bityo nawe ugakomeza kunguka ubumenyi, ndetse kandi ukamenya byinshi kandi byiza u Rwanda rwibitseho. Nkundira ngushimire muri aka kanya, njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi. Gira gutya ukore like, ukore subscribe, udukorere share kugira ngo n'ibiganiro byacu bijye bigera kure kandi n'abandi babirebe neza niba byagufashije. Ubwo rero ntukibagirwe kugenda udakoze subscribe. Ndagushimiye, njyewe ndi MC Rubangukana Bigwi nk'ibisanzwe.